yigeze kuvuga ngo iyemeze gukora cyane mu buryo bushoboka bwose kugira ngo ugere ku ntego nshya buri munsi. Muri make haranira kugera ku ntego nshya kandi buri munsi. Ni ibintu byo guhozaho, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni intego z'ukwezi. Hoya, shaka intego ya buri munsi kabone nubwo yaba ari ntoya, ariko uyigereho kuri uwo munsi. Yaranavuze ngo nizera ko gukora cyane ari rimwe mu mabanga yo kugera ku ntsinzi. Aranavuga ngo ibanga ryo kugera ku ntsinzi riri mu gukemura ibibazo byawe no gufasha abandi gukemura ibibazo byabo. Hari umugabo twaganiraga ku wa gatandatu mu kiganiro Inzu y'Ibitabo kuri televiziyo, avuga ahantu hatanu ashobora guturuka amafaranga. Ahambere ni mu bibazo by'abantu. Nubona ikibazo cy'umuntu menya ko aho hantu hari amahirwe yo kubona amafaranga, niko hizerwa, ni nako abakire benshi babyizera. Abakire bungukira mu bibazo byacu. Aha kabiri ni mu bantu. Aha gatatu ni mu gicuruzwa, urashyira iki ku isoko cyangwa kuri serivisi runaka. Ariko uri kumva ko ibi bya Dangote nawe yabitekerejeho cyane. Yaravuze ngo nubatse ubwami mba umukire wa mbere muri Afurika muri 2008. Ariko ibyo ntabwo byabaye mu ijoro rimwe gusa. Byansabye imyaka irenga 30 nkora buri munsi kugira ngo ngere aho ndi uyu munsi. Akagira inama urubyiruko rw'iki gihe rero ngo rwifuza kumera nka Dangote, ariko bagashaka kubigeraho mu ijoro rimwe, ngo ntabwo ibyo bikora, nta nubwo ngo bivamo. Ugomba kuzamuka gahoro gahoro ukamenyana n'ubukire. Kugira ngo ubake ubucuruzi bukomeye uhera ku bintu bito uzamuka gahoro gahoro. Iyo utaziranye no hasi ngo no gutinda hejuru biragora. Ukihanganira imvune kubera ko izo mvune nizo zikugira umunyembaraga, uzabasha no kurinda ibyo azageraho. Yaravuze ngo ikosa ugomba kwirinda gukora yaba mu bushabitsi no mu buzima busanzwe no gufata icyemezo mu bihe bibi. Cyajya uri mu bihe bibi irinde gufata icyemezo icyo ari cyo cyose. Aranavuga ngo buri gihe iyo mbyutse mu gitondo ndibwira mu mutima nti Dangote we, ugomba gukemura ibibazo byinshi kuruta ibyejo wakemuye. Mbere y'uko umunsi utangira ntangira gutyo. Iyo maze kwibwira gutyo mfata inzira nkajya gushaka ibisubizo. Uri kumva Dangote nawe agendera kuri rya tegeko ry'Abayapani ryo kwiyongorera kurusha ibyo wakemuye ejo, ukabona kujya ku kazi. Yaravuze ngo buri gihe jya ureba iki gifite amahirwe yo kurekoka aho guhanga amaso cyane ibyo wahombye. Buri gihe jya ureba ibisigaye aho kureba ibyo wahombye. Aranavuga ngo nduhuka kuko hari icyo nageze. Ntabwo nduhuka kuko amasaha yageze, nduhuka kuko hari icyo nageze. Yaranavuze ngo ibihe bikomeye ntibiramba, ariko abantu bakomeye bararamba. Ntugahinduka umunyantege nke rero kubera ibihe bikomeye uri kunyuramo. Byo ntabwo biramba, ariko wowe nukomereramo uzaramba. Aranavuga ngo intego yawe ikomeye n'inzira yo kubona intsinzi irasobanuka. Impamvu inzira zo kubigeraho ubona zigoye, arya intego yawe nta mbaraga ibifite. Iyo ubishaka byo gupfa n'inzira zo kubigeraho ziraboneka, ntumenye ukuntu bigenza. Yaravuze ngo niba udafite intumbero uriho by'igice, niba udafite intumbero uriho utariho. Dangote yavuze ijambo rikomeye ngo igihe cyose ugize icyo ugeraho ujye usubiza amaso inyuma ushimira ababigizemo uruhare. Aranavuga ngo nukomeza kumvira ubwoba bwawe uzarinda upfa utazi aho ubushobozi bwawe bugarukira. Nukomeza kumvira ubwoba bwawe uzarinda upfa utazi uko ubushobozi bwawe bungana. Yaravuze ngo guhatana ni byiza mu bushabitsi. Icya mbere biryoshya umukino w'ubucuruzi, icya kabiri bituma uba rwiyemezamirimo uhamye. Mu magambo yose Dangote yavuze munyemere nyasoreze kuri aya, yaravuze ngo mu bucuruzi ntacyo bitwaye kuba hari imitungo runaka wagurisha ugamije gutiza imbaraga business yawe kugira ngo itarindimuka. Dangote yizera ko umuntu ashobora kugurisha inzu agamije guha imbaraga business, kubera ko business nigira imbaraga uzagura indi nzu ahubwo wenda nziza no kurusha wagurishije. Ukagurisha imodoka kugira ngo uhe imbaraga business nisubira mu murongo uzagura indi modoka. Uzanabirebe mu bantu bubaka amazu, hari igihe usanga amafaranga umuntu atakaje yubaka inzu, nayo nzu izinjiza ayo mafaranga aramutse yashyize muri business yakwinjiza akubye inshuro 1000 ayo ngayo inzu yari kuzinjiza. Hari abantu rero bizerera muri business cyane kurusha n'imitungo rimwe na rimwe itimukanwa, kabone nubwo n'imitungo itimukanwa ishobora kuba business. Ngaho rero amagambo akomeye cyane yavuzwe na Dangote, nizere ko yabanejeje.